none se iyo ntambara hanura izasiga umwana, izasiga nyina, izasiga se wabo. Reka tuvuge we ko azasiga. Hanyuma se natekereza ko yavutse wenyine, si ni igiti gihagaze mu Rwanda. Yawe pasiteri yarampamagaye arambwira ati nikosha nari nsomye ijambo rivuga ngo tuzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo. Yewe mvugururije kubihiye arambwira ati niko wakana ukakingira mu bihe mubo muzaribatera munsi y'ibirenge byanyu, uko harimo n'abasobanyu ati nta basobanyu bahananiranye banywa itabi batazajya mu ijuru. Tukanabifashwa tukawana biririmba kuko umuntu biratangaje kubera ikibazo cyitwa amarangamutima ko umuntu ashobora kuririmba Yerusalemu agahita arira. Kandi Yerusalemu ntararya ibishyimbo byaho, yigeze anywa amazi yaho, ariko ntaririmbe Kicukiro yamuhesheje, yanyweye amazi yaho, yariye ibishyimbo byaho, anatuye imucumbikiye. Ahubwo uririmbye Kicukiro mu rusengero bashobora gutoka bakavuga bati hari iyindi myuka imufasha. Baragaze Imana zikomeze zibane namwe. Tugize umugisha rero kongera kubana n'umukozi w'Imana benshi muramuzi ku masocial media, mu bitangazamakuru bitandukanye. Imana yongeye kumudutumirira kugira ngo duhurire hano kuri uyu musozi. Imana imuhe umugisha. Hanyuma munyemere tumwakire aho uri hose mu bihugu bitandukanye. Munyemere twakira umukozi w'Imana. Kari umukozi w'Imana. Urakoze cyane kunyakira kuri izi mbuga zanyu. Amen. Hanyuma munyemere rero turi muri uyu mwanya twibwire, birashoboka ko wawe ndabubwa mbere umubonye, ariko nyemerere atwibwire mu izina rya Yesu. Yego, nitwa Tuyishimire Diogene. Yego. Nkaba ndi umukozi w'Imana cyangwa se umuntu burya kwitwa umukozi w'Imana nabyo bisigaye bimbera agashobe kubera Imana ni izina ritari ryiza, umukozi w'Imana, kandi Imana ibintu byose yarabirangije, yarabikoze. Aho ngaho rero ni ukwipanga akazi umugani no babisa no kwihereza akazi. Bavuga ngo yipanze akazi, ariko baba bavuze ngo gutyo, bavuze ko yishyize mu mwanya ariko atahawe. Ubwo rero ahubwo nkaba ndi umuntu wahishuriwe Imana. Amen. Ariko nekereza ko abandi bose nabo twayihishuriwe. Umuntu wese wizeye Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ujya aba yarahishuriwe Imana, kuko niko Bibiliya ivuga. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uzi ko mu ijuru azajyayo umuntu wamwemeye akanamwizera setu, ibindi byose. Ariko kumwemera no kumwizera ntibihagije, hari izindi mpinduka. Urumva, ariko ntabwo mvuga impinduka zazindi bavuga ngo runaka yarahindutse, ahubwo hari ibindi byiyumvo. Ibyiyumvo nyine ugira bituruka ku kumwizera. Ujye utaramwizera ibyo byiyumvo ntiwabyigira. Cyane hamwe bavuga ngo se ibyiringiro byawe bishingiye ku ntibikoze isoni. Pawulo yarabivuze ngo bene data ubwo twatsindishirijwe no kwizera. Epfo aravuga ngo dufite amahoro ku Mana. Aravuga ngo kubw'umwami wacu Yesu wadushyikirije ubuntu dushikamyemo, kugira ngo twiringire ibyiringiro byacu byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Epfo no hano nashakaga aravuga ngo si ibyo gusa twishimira, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko amakuba yacu atera kwihangana kugatera kunesha. Epfo aravuga ngo kandi bene uko kunesha kukadutera ibyiringiro. So rero iyo nayo ni topic ibujya iranakaze. Hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo tuvugeho kirakaze. Urabizi ko nakwakiye nk'umukozi w'Imana, nanjye ndiwe, ariko ngiye gukubaza ibintu ku buryo umuntu uri mu mubiri ntiyamenye icyo ushatse kuvuga icyo ari cyo. By'ukuri maze iminsi nibaza ibintu, ndavuga uyu mugabo ni umwe mu bantu nzi bariho ubwenge bw'Imana. Ndashaka kumubaza iki kibazo kandi akinsubiza. Reka tugaruke ku gihugu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyanyuze mu makuba
menshi atandukanye. aho ngaho ukiyagira numvise nshaka yangane ureka nkubwire impamvu ndise mbabajwe n'ikintu gikomeye kandi untega amatwi numve. ndagutega amatwi rwose ndahari. ejo bundi mperutse no kwandika inkuru nyohereza ku kinyamakuru bivugaho ariko nanga ko inyandikwa mu izina ryawe. nibaza impamvu turirimba Yerusalemu, nibaza impamvu turirimba Yeriko tukayitaka, nibaza impamvu turirimba ibindi bintu bikomeye, sibyo? ariko ntawe uririmba Nyarugenge, ntawe uririmba Kacyiru, ntawe uririmba Gisozi, ntawe uririmba kandi ngo abiririmbe mu izina ry'Uwiteka. byo barabiririmba ariko twakakwiye kubiririmba turi mu kiliziya, mu izina ry'Imana, kandi turi mu kiliziya tukanaramya, tukanabifashwa, tukawanabiririmba kuko umuntu biratangaje kubera ikibazo cyitwa amarangamutima, ko umuntu ashobora kuririmba Yerusalemu agahita arira. kandi Yerusalemu ntararya ibishyimbo byaho, ntiyigeze anywa amazi yaho, ariko ntaririmbe Kicukiro yamuhesheje, yanyweye amazi yaho, yariye ibishyimbo byaho, anatuye imucumbikiye. ahubwo uririmbye Kicukiro mu rusengero bashobora gutoka bakavuga bati hari iyindi myuka imufasha. kuririmba Yerusalemu cyane, tukaririmba abami b'amahanga cyane, ugasanga turaririmba Nebukadinezari, turaririmba Dawidi. icyo kibazo urumva njye maze iminsi umaze iminsi ukibaza. uracyumva hari ikintu kimwe rero dukwiye kumenya. reka nze ndagaruke ku kintu cya Yerusalemu ndetse na Kanani n'ibindi bintu bimeze nkabyo. abantu benshi iyo bavuze Yerusalemu bazi ko atari ku isi, kandi ugasanga ni umuntu wize, umuntu ariko ugasanga azi ko Yerusalemu atari ku isi, akagira ngo Yerusalemu ni ahantu mu ijuru. kandi abantu b'i Yerusalemu barapfa, ndetse haba n'ubwihebe bwinshi n'ibyihebe byinshi. abantu b'i Yerusalemu bafite ibibazo bitandukanye, babayeho nguko natwe twese tubayeho, babayeho mu buzima natwe twese tubayeho. rero ibi bintu bivana no ku bukoroni, niko twagiye dukoronizwa, abantu bakakubwira ibintu. urabona abanyafurika hari ukuntu bagiye abazungu baza bakatubwira ko hahirwa abakene, umuntu akumva akwiye gukena kugira ngo abe umuntu wishimirwa n'Imana. rero ibyo ni ibintu byagiye bituruka ku bukene, ubundi twakaba dukurikije ahantu Imana ikuye igihugu. ubu ndamutse uyu mwanya none reka manze nkwere, hari abantu bavuye i Burundi, urumva, bitewe n'amateka y'u Rwanda. yego, hari n'abavuye muri Kongo bitewe n'amateka y'u Rwanda, hari n'abavuye i Buganda ndetse na Tanzania, urumva, bari baragiye bahura. ariko nta muntu ushobora guhimba indirimbo ngo ashimire Imana yamukuye mu Burundi, mu gihugu cy'ishyanga, ahubwo dushimira Imana dukuye muri Egiputa, kandi atanahazi tutaragezeyo. ugasanga umuntu aranabyina ngo tambira iyo Mana yawe yagukuye mu Egiputa, utari warenga n'umupaka. urumva undi akaririmba Egiputa sinzasubirayo, abariyo Mana bakureyo. kandi muri Egiputa hariyo abantu, nicyo gihugu kiri muri bitatu bya mbere bikiza hano muri Afurika. urumva, ariko ugasanga umuntu baramujijije, we yabijyanye ngo mu mwuka, kandi abandi babiririmba baririmba mu marangamutima y'umubiri. umuntu abaho ugasanga yaburaye, kandi uwabwira ngo umunyegiputa unazasubiraho ngo abariyo babaguwe nabi, we ibiryo aranabimena, anafasha n'abandi, ariko ukumva ari kwamagana ngo umunyegiputa ntabwo azasubira, kandi n'ubundi ataranagezeyo. Egiputa umwana wawe ubashije yuko Abanyarwanda banabina bakavuga ngo ni mu Giputa. mu Giputa rero nta hantu hataba umuriro, hataba amazi, niho bita mu Giputa. wenda reka tugaruke kuri aya mateka yacu y'u Rwanda. yego,
dukurikije ahantu Imana ikuye iki gihugu urebye byagiye bibaho ndabyibuka nko muri 97 98 ubu buzima turimo uyu munsi bwari bwarahanuwe muri icyo gihe bahanuye ko hazabaho telefone zigendanwa ntazari zihari icyo gihe bahanuye ko abantu bazaba bakoresha amakarita ku mabanke mu bintu byinshi bitandukanye hariho ku mabanke ku mabisi n'ibiki ibyo bimwe byarasohoye cyane hano mu mujyi wa Kigali bahanura iby'amazu ageretse azaba ari muri uyu mujyi bahanura ko abantu bazatunga amamodoka menshi bahanura ko azaba iterambere ryinshi hanyuma bahanura ko n'iki gihugu ngo kizaba nk'umucyo umurikira amahanga ku buryo abantu benshi bazifuza kukiganamo uyu munsi turimo turabona abarabu baza muri iki gihugu turabona abaturukiya bashora imari zabo muri iki gihugu abahinde n'abandi no mu bihugu bitandukanye bagiye bashora inaha turimo turabona iterambere rya buri munsi mu gihugu gitanga umutekano ibyo byose rero urebye nko muri 97 96 iki gihugu cyane cyane mu nce z'iburengerazuba byari bigoye kwemeza koko ko umutekano usabaho hariho abantu bitwa abacengezi bajyaga baza bagahohotera abantu cyane ku rwego ruhambaye so rero ishatse kuvuga iki urabona ko ibyo byose byabayeho ariko Imana iduhaye igihugu cyiza kirimo imihanda hari master plan yo kubaka umuhanda hano mu Giporoso uzamuka ukanyura hejuru hari indi yubatswe n'ibindi yica hasi yica hejuru ama etage azamuka buri munsi abacuruzi batera imbere abajya mu Dubai ububanyi n'amahanga uzi ko uyu munsi ushobora kujya muri Polonye nta visa kandi ni igihugu cy'Iburayi ibyo ni ibintu byari bigomba kuba bitabaho uyu munsi Qatar ujyayo nk'uko wava ikigaruka gigisenyi Qatar ni igihugu cyo muri Aziya ariko kukijyamo nta visa bisaba so rero ibyo bikwereka ububanyi n'amahanga ushobora kuvuga ibyo bintu byose ukibaza ngo ikibazo cyawe n'impamvu nagutumiye birahurirayo urabona ibyo byose kugira ngo bibeho hari politike nziza yabayeho politike y'u Rwanda ariko tutirengagije ko iyobowe n'umusaza muzehe Perezida Paul Kagame hari ibintu bimwe maze iminsi nibaza umugabo wundi abo umuntu abaho yaravutse nk'uko abandi bose bavutse kubera ko biragoye kubona igihugu kuko rimwe ngo mu mashyari amahanga dufitiye niko njya numva ngo nukubona u Rwanda rugeze aha rugeze mu gihe cy'imyaka 30 mu gihe cyo babyubatse nko mu gihe cy'imyaka 120 irenga batari bagira nk'aha tugeze ariko ukabona ni igihugu kivuye ahantu hagoye hakomeye ariko babyubatse mu kanya gato ngako guhumbya bahise babyubaka mu kanya gato ngako guhumbya so rero ukibaza nge iki kibazo narakibajije ubundi uyu musaza mu mboni yawe umubona ngewe umbajije ikibazo gikomeye ariko ngewe mbona nk'uko Muhammad intumwa y'Imana ivuga ati Korowani ntabwo ari igitabo cyanditswe n'abana b'abantu ahubwo ati marayika Jibril niyo waje arakimanukanye manuka mu bushorishori ngo pi nibaza nimba yarabyawe yarabyawe ngende nibaza nimba koko yarabyawe ko nakabazo kubyarwa bwo yarabyawe kubera ko twabonye umukecuru we ariko iyo uriya mukecuru ataza kuba bitariho ngo yamubyaye ngo yitaba Imana bavuga ati ni umubyeyi wa Perezida wenda icyo kintu umuntu yari kukibaza kuko urumva abantu babyawe b'inyama n'amaraso hari uburyo babaho mu buryo bw'ishyari babaho mu buryo bwo kwihimura urumva burya nuba n'umuntu aguhemukiye ntumwihimure ubayeho mu buryo butari ubw'abantu butari budasanzwe biragoye kubona kugeza uyu mwanya mu Rwanda rega ntitujya kuvuga habaye ibintu bikomeye urumva bibi cyane kandi ubuhutu n'ubutu cyane ibi bintu byaratujengereje kugera ku kigero bikika kuri jenoside urumva abanyarwanda bamwe baravugaga bati baratumara
tubwo bafashe ubutegetsi nabo ni ukutumara bagiye kubona babona bariho barongera ahubwo bagahabwa inka barongera bakabona ibindi bintu biraba amashuri politiki y'amashuri bariga bakaminuza mu butegetsi bakabona n'ubuhejweho buri hantu hose uri umwe mbese hari n'abaturage bagiye babyitwaza bakavuga bati rero ubu ngubu tugiye gukandamiza abandi bakaba baragufunga wakwitwaza ubwoko bakagushyira muri gereza abantu babona ko ibintu nta mikino ahubwo ko igihugu kigomba kugendera ku murongo umwe umuntu umwe ikintu cya mbere buranshima perezida wa repubulika buriya we ni uko wahise ujya mu iterambere n'ubukungu burya icya mbere kimanza ubumwe n'ubwiyunge kumanza ugafata y'amoko abiri yayigize kari akajya kuva mu mwaka wa kera urumva ukabahuza numvishije umutegetsi avuga ati rero nimba ufite ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo mu Rwanda nta muntu babuza kugira ingengabitekerezo barakubwira bati rwose ingengabitekerezo nimba uyifite ikugumemo rwose igumane ntabwo dushaka kugukuramo ibyakugiyemo batari ku munsi yagucitse igasohoka ingengabitekerezo tuzayiha ntabwo bazahana umuntu bazahana ingengabitekerezo ubwo rero nimba abantu ingengabitekerezo y'igihugu ni imwe mukundane mubana amahoro mugendane muturane mushyingirane mufatanye urumva ntiduterwe ubu nanjye mu minsi yashize hari umuntu yanyandikiye umuntu narebanye na positinze abantu bo muri M20 arambaza ngo se nawe waragiye urumva kubera imyumvire ubu nawe uravuga uti tugomba gukunda igihugu kuko twarabitojwe yes ari kintu warumbajije none ndarero ngiye rero buriya perezida wa repubulika nuko namajije kumenya nyine nk'uko wari ubivuze ababyeyi be tukamwumva ngo yanitabye Imana ubundi ngiye nari kwemeza ko katavutse ko yamanutse nga korowani nari kuvuga ni ikimanuka cyavuye mu ijuru none se reka nkubwire hari intambara hagati y'abari abantu bajyanye y'ingengabitekerezo baragira ati igihugu ni icyacu rwose tugomba kukibamo tukirukana m'abahutu kandi twibuke ko benshi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu baragiye babaye ariko abavutse n'abasaza abandi bariyo yangengabitekerezo baracyayifite kuko umwana wavukiyeyo n'umwana bajyanye akiri muto baramutoje baramubwiyete yaravutse ubwo buryo wavukiye ni uburemereye kuko bavuga ati turi si iwacu kandi twakagombye buriya akagiye ari gato kataramenya ubwenge kakaba kazi buriya hari utuntu duke nubwo yaba ari muto akagenda ariko hari utuntu ng'umwana w'imyaka 7 ujya bakiri muto bakubwiye ngo iwanyu ni igikondo n'ubugeni ariko bakakwigisha ko ujijwe kuhagera kubera ubutegetsi bubi ahubwo wowe uhora uvuga iwacu hari iki urumva erega bose ni babi uko yaba ameze kose burya ni babi kuko ikibi siwe ikibi nibyo bamushyizemo rero usanga kandi politiki yacu y'igihugu nyine iyo tugenda iremeza ko abantu udafite ni mutahe sibyo ibyo ni mutahe abakoze amakosa muze tubaha ariko mutahe nta muntu bigeze babuza gutaha oya nta numwe umva ikintu nshaka kuvuga rero ni igiki baragira ati twe turarwana mpaka tugiye kugera mu gihugu cyacu kubera ko igihugu cyabo ku buryo bacyumva bazi ko ari igihugu kingana n'ishyamba babamo kizi ko ari igihugu kibamo abantu babi ngo bitwa abatutsi bagomba kwirukanamo igihugu cyabo nyine bazi ko ari ibyo ikibazo cyako kubaza rero kimeze gutya
uyu mwanya reka tuvuge ko barwanye koko ngibyo bashaka bifuza, habayeho intambara baranarwanye, yewe na cya gihugu cyabo baragitsindiye bakijemo, sibyo? Ikibazo gihari ni iki? Bayobora abandi. Uzi impamvu ngo baje iki kibazo? Ubo bazanye ya myumvire n'ingengabitekerezo. Mu Rwanda iyo myumvire ntibayo, kuko mu Rwanda bo igitangaje bo bazi ko umuntu wese utuye mu Rwanda ari umututsi, kwandika kwiye gupfa gashira. Ibyo nabiboneye ejo bundi Igisenyi, ukumva bajyaga babivuga, ariko sample nayiboneye Igisenyi. Igihe cyo M23 yari igiye gufata Goma, bagize umujinya berekeza intwaro zose ara mu mujyi wa Gisenyi, barawurasagura. Leta y'u Rwanda ibisasu byabo byose irabisama, ariko kurasa ntabwo barasaga abasirikare, bo bararashe bashaka kurimbura Gisenyi. Iyi Gisenyi bashaka kurimbura irimo abana, irimo abagore, irimo basaza, irimo abaturage, abantu batazi ibintu bipfa n'ibikira. Ibi rero umuntu uje kurwana, uje gufata ubutegetsi, ntabwo yica abaturage, ariko bo babumva barimbura, none bo bakaza benda bakagira. Utekereza ko ikibazo nshaka kukubaza, mu by'ukuri uyu muntu n'uwaza akamuha igihugu yamenya giherahe? Oya, ntabwo kuyobora babishobora. Yagira uvuga ibintu mu mazina yabo, urumva ntabwo ibyo bintu babishoboye. Ese bashoboye iki? Bashoboye nyine nibatahe, urumva baze bakore kari hano twigeze kuganira hamwe ruti ibihumbi 100 by'abapasitori bikora imirimo, urumva nk'iy'abandi bakora. Kuyobora ntabwo ari ibyabo, urumva ibyo byo kuyobora ntibabyibagiwe. Hari abantu basigiwe kuyobora. None nk'umurokore, nk'umukirisitu, ngira ikintu uvuga ko bari abantu bariya abantu rero bavuye n'aha igihugu kukiyobora kibananiye. Reka nongere nanjye akandi kamwe. None bahunze akandi kantu kamwe. Impamvu uvuze ngo we nk'umukirisitu, akantu kamwe nayo nibagiwe, ngiyo basenga ngo barahanura, ngo kandi ngo bagahanurirwa ko ngo bazajya mu gihugu cy'iwabo. Ariko ahubwo ikibazo ni uburyo bazatahamo. Oya, bazataha baje gukorera igihugu, ibyo kuyobora byo ntabihari. Kuko n'ubundi bicyabirukankanye, urumva wabirukankanye n'ubundi aracyahari, urumva kubera ko bari bajengereje Abanyarwanda. Yego, sibyo? Uwabavudukanye rero baracyahari, ahubwo amajije gushyira ibintu ku murongo, arababwira ati muze mwemwe basha. Hari n'umuririmbyi yararimbye ati niko mwataha ku neza ko nje kubitwarira ku ngufu. Rero abantu ntibashyira agapira. Yego, buriya pasiteri biragoye yuko waba uri umuhinzi ugashaka kwigira umufundi. Biragoye yuko waba uri enjeniyeri wubaka ugashaka kuba umusuderi. Buri muntu nakora umurimo, nakora ibyo agomba gukora rwose. nyine urumva ikintu Ububiligi bwakoze, bafashe abantu buraduteranya, sibyo? Noneho bufata bamwe bubabwira ko bagomba kurenganya abandi, ko bariya batagomba kuvugira ijambo, ko batagomba kwiga. Aho umuntu yatsindaga ngo bakamushyira, bagashyira izina rye bakarishyira mu ndi muntu. Birumvikana rero ko byari ibintu bikomeye, urumva? Ariko ubu uyu munsi biragaragara neza, tuvugishije ukuri, umuntu ni nk'undi. Ariyo mpamvu igisirikare ni kimwe, abaturage ni bamwe, abahinzi ni bamwe, turahumeka umwuka umwe. Yego. Rero numva rero ari ibintu byo kwishimira. Imana ishimwe. Imana buriya dukwiriye kwishima ku kigero, ahubwo twakagombye no kwishima se gute? Hari indirimbo yigeze kuvugwa ngo Dawidi arakomeza aratemba y'Abarundi ngo barambarara ngo bari gushima Imana. Twebwe
hari ukuntu pasiteri Theogene ngo yashonje yurira igiti noneho rero ubu dukwiye gushima Imana twuriye igiti tukumbagaye duhagaze turyamye kubera ko ibintu ari amahoro reka kandi ibi bintu iyo umuntu yabivuze ari umukozi w'Imana ati ubwaravangiwe biramurangiranya ari ikintu kimwe nshaka kugira ngo wenda tunagana ku musozo mu by'ukuri ng'umukirisitu niye message ufitiye abanyarwanda ku muyobozi Imana yabahaye kubera ko ari gihe cyo bavuga ngo wambaye ikirezi namenya ko kera so ngewe rero ubutumwa mbafite turasabwa kuba maso abanyarwanda ariko tukaba maso umuyobozi tukamugwa n'inyuma kubera iki ngewe nifuza gusobanura aka kantu kwitwa kuba maso kugira ngo ko ari umuntu wahitagira akavuga ati reka se no guturumbura no kugira ngo tutazamera nko kwa Kadafi muri Libya yabaye ibintu byose ariko ntibaba maso bamenye ko bafite umuntu udasanzwe ariko abanyarwanda byo ngiye nabivuze neruye ndavuga nti uriya mu perezida avuka rimwe mu myaka 200 cyane uriya muntu avuka reka nkubwire ibintu noneho bidasanzwe kuri we icya mbere yahuje abanyarwanda icya kabiri barahanura bakavuga bati igihugu kigiye kujyamo intambara igatumuka icya gatatu amahanga arahaguruka numenye icyayicaje ibintu bikavurunguta ejo bigasubira ku murongo muri cyagiye cy'abafaransa mbese ni ukuvuga ngo perezida wacu ariho umwuka wo kurwanywa ariko ntumenye intsinzi aho yaturutse kandi ku gihugu burya nubona urugo rwateye imbere yatari umugore aba ari umugabo hari umuntu umwe winjiza umugisha muri urwo rugo ntabwo abantu babiri bagira umugisha icyarimwe hari umuntu umwe uba utwaye itara hari umuntu umwe utwaye itara reka tugushimire cyane utanze ubutumwa ku banyarwanda aya ntabwo ubwo butumwa bwanjye ku banyarwanda ni nabara kuba ngaho busoze abanyarwanda ni babe maso bakunde perezida w'igihugu bakunde igisirikare cy'igihugu bakunde guverinoma noneho basenge cyane noneho twongereho gusenga cyane kandi n'umuntu uhanura ndamanza nimwe n'ubutumwa bahanura uretse gato mbere y'ubuhereza ubutumwa bahanuzi wari ukirimo gutanga ubutumwa ku banyarwanda wavuze ngo basenge cyane ariko ntabwo ari igihugu cyubakiye ku bukirisitu hari abakirisitu hari abasilamu hari abaki hari n'abasenga hari n'abadasenga hari n'abatemera Imana kandi buri muntu wese mu buryo bwa demokarasi bamuhereza mu buryo asenga cyangwa muzi nta muntu burya nk'ubwi abanyarwanda turaziranye turavinde mwene wa nta muntu n'umwe w'umunyarwanda udafite imbaraga yiringira yo yaba yiringira yose ayambaza yaba ari nyabingi ayambaza imbaraga buri muntu wese yambaza aho yareka akantu bigasimbuka nubwo yaba ari nyabingi ayambaza none se nimba imugirira umumaro ariko nayambaze mu izina ry'abanyarwanda yambaze mu izina rye nk'uko yambaze aho ni sawa ahubwo nekereza ko ubutumwa wari kugira abakirisitu muri rusange ako kantu ko gusenga wenda kari kugiya kuko ari ubwo watanze ku banyarwanda ari nabwo ugomba gutanga ku mukristo nkawe w'umukristo w'umukristo w'umukozi w'Imana umukristo aho aragomba gusengera ubutegetsi cyane urumva nyamara kudasengera bajyaga bavuga uziko ko kudasengera igihugu ariko ari icyaha kera bajyaga bavuga ngo ubutegetsi ngo bwavuye ku Mana ibyo ni ukubeshya urumva ariko noneho ibyo ni ukuri kubera iki noneho ureba ikintu cyatumye noneho abanyarwanda njye naganiriye nabo kugira ngo bakunde ubutegetsi cyane babonye ko barwana ntibatsindwe baravuga bati sha noneho ntidusabe bakubita ibisasu haraza Gisenyi ibindi bakabirekura cyangwa uzi yuko mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi abaturage bavuze bati mwongeze imisoro
yavuga ati komera iki mudusoresha make mugakora ibintu binini mugasoresha nicyo gihugu cya mbere ku isi buri bantu bose barwanya imisoro nicyo gihugu abaturage babyutse baravuga bati imisoro igomba kongerwa mwongera imisoro kubera ko ntacyo dukora ntabwo twari tuzi agaciro k'umusoro mwongeza imisoro icyo ngaho oya ngaho ubu rero ni ngaho gira inama abahanuzi rero ndabiyama ntabwo ari no kubagira inama ahubwo umuhanuzi uhanura ko igihugu nta mutekano gifite bamufunge urumva noneho nanjye aho ndi puru yawe kuko araduhanurira se nyagutsindwa ntabwo we yabyaye none se iyo ntambara ahanura izasiga umwana izasiga nyina izasiga se wabo reka tuvuge we ko azasiga hanyuma se natekereza ko yavutse wenyine si ni igiti gihagaze mu Rwanda yaba pasiteri yarampamagaye arambwira ati nikosha nari nsomye ijambo rivuga ngo tuzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo yemvugururije ku buhiye arambwira ati niko wakane ukakingira mu bintu mubo muzaribatera munsi y'ibirenge byanyu uko harimo n'abasowanyu ati nta basowanyu bahananiranye banywa itabi batazajya mu ijuru none nimuribata ko mubyina mukazaribata basowanyu ukazaribata nawe rero buri kintu bamugani Isiraheli yaturushije n'Abarabu urumva bamaze kwikunda ubwabo bakunda n'igihugu Pastor Isidori nubwo namwamaganye ariko yavuze ati ubundi ati iyo igihugu gitewe uretse ko yabivangavanga ati muramanza mukarwanya umwanzi uturutse inyuma y'igihugu ibyo mwapfaga mwabamara kumuvudukana mukagaruka mu matiku yanyu atariko gahunda mwayisoje mwashoje gahunda ari ikintu cyabaye igihe cyo Isiraheli yaterwaga abayisiraheli bari batuye hano mu Rwanda baravuze ati tubanye neza ariko iwacu batewe kandi ugasanga umuntu ayisasezera n'umugore avuga ati ngewe niba biba no gupfa nzajya gupfana na bene biwacu ambasaderi w'u Rwanda mu Isiraheli yahise ko amubwira ati mugore wanjye uri inshuti yanjye atari kubwo bigeze ku gihugu ataho biratandukanye uzi ko nk'umunyarwanda ngicyo kibaye kikaba yarari muri Kenya n'uwita ashima Imana ati Imana ishimwe ibintu nabonye abanyarwanda bimbura buryo bavuga ngo Gisenyi ngo yarimbutse ubona bari guserebura se Gisenyi arumva kurimbuka kwa Gisenyi abifitemo iyihe banyarwandakazi kutaba mu patriotisme n'icyaha kudakunda igihugu banyarwandakazi muherereye mu bihugu bya kure rwose Kizito Mihigo yararirimbye aravuga ngo namwe mujye mwibuka ko muri abana b'u Rwanda mugire vuba rwose mutangire gukunda igihugu kandi turabasengera cyane kugira ngo umwuka w'Imana bazemo abacengeremo mu mitima rwose mukunda igihugu wanyemerera tugasoreza muvandimwe turagushimiye kandi numvaga naryohewe cyane ntashaka gusoza ariko ubwo binsabye rwose hari umugabo witwa Amaboko twigeze gukorana ikiganiro arambwira ati uniganye ijambo ntago ndi kuniganye n'ubundi turacyari kumwe uniganye ijambo abanyarwandakazi Imana ibahe umugisha aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye unyemere dushimire umukozi w'Imana shalom nakagaruka amen.